turabashuje mwese mukurikiye The Chain Services TV. Yari Maître Cisse ugarutse kubagezaho ibijyanye n'ibyapa. Benshi mwagiye muduhamagara mutubaza ngo ibyapa birabakomerera. Uyu munsi igisubizo cyabonetse. Wowe uzakora ejo bundi cyangwa se witegura kwiyandikisha kugira ngo uzakore ikizami cya polisi. Ntucikwe na ino somo kuko ibyapa ni ingenzi mu kizami cy'amategeko y'umuhanda. Ubundi mbere yuko umenya ibyapa, ugomba kumenya ubwoko bw'ibyapa, ugakurikizaho akamaro k'ibyo byapa. Warangiza kumenya akamaro, ugakurikizaho ese ibyo byapa bishyirwa hehe. Birumvikana bishyirwa ku nzira nyabagendwa. Reka duhere ku moko y'ibyapa. Wowe ukurikiye, hanga amaso kuri ino somo kuko ni ingirakamaro. Amoko y'ibyapa ni 5. Twongeyeho ubwoko bw'ibyapa by'inyongera. Reka duhere ku cyapa cya mbere. Ibyapa biburira. Ugomba kumenya ngo ibyapa biburira birangwa n'iki? Birangwa n'ishusho. Ishusho ni forume y'icyapa. Ibyapa biburira birangwa n'ishusho ya mpande 3. Bikarangwa n'umuzenguruko utukura. Bikarangwa n'ubuso, muri make surface yabyo. Ibyo byapa biba bisa umweru. Ikirango kiba kirimo hagati cyangwa se ikigereranyo kiba gisa umukara. Aho uzasanga ibyo byapa uzamenye ko ari ibyapa biburira. Hari ibyapa byo gutambuka mbere. Ibyapa byo gutambuka mbere birangwa n'amabara atandukanye, bikarangwa n'amashusho atandukanye bitewe n'ahantu babishyize. Ni ukuvuga ngo ntabwo bigira amashusho amwe, ntibigira n'amabara amwe. Muri make bigira amabara n'amashusho atandukanye bitewe n'ahantu babisize. Ibyo byapa byo gutambuka mbere n'ibyapa biburira, nibyo byapa mu nzira nyabagendwa bigaragaza cyangwa bigaragariza umugenzi uri mu nzira nyabagendwa ko mu muhanda hari inkomyi cyangwa se mu muhanda hari icyago. Wowe nimba utazi cyangwa ushidikanya ku byapa biburira n'ibyo gutambuka mbere, urebe ishusho cyangwa se forume y'icyapa uzahita umenya ko ari ibyapa biburira. Reka dukurikizeho ibyapa bibuza. Ibyapa bibuza birangwa n'ishusho cyangwa se forume yabyo. Ni forume y'uruziga. Uruziga ariyo ngasire. Ingasire ku bantu babaye mu byaro ni igikoresho bifashishaga basya amasaka cyangwa se uburo ku rusyo. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibyapa bibuza. Birangwa n'ishusho rero y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso busa umweru, ikigereranyo cyangwa se ikirango. Icyo kirango kiba gisa umukara. Nuvuga ngo ntuzongere rero kugira urwitwazo uvuga ngo ibyapa birakomeye. Wowe nimba ushaka kubisobanukirwa neza, kurikirana The Chain Services TV cyangwa se ushishikariza abantu kugana urubuga rwacu kugira ngo babashe kumenya byimbitse ibyapa. Reka turebe ibyapa bibuza, ariko bibuza guhagarara umwanya munini cyangwa muto. Nabyo ni ubwoko bw'ibyapa bibuza, ariko bibuza guhagarara umwanya muto n'umwanya munini. Bivuga ngo byo bigira ishusho y'uruziga ariyo ngasire, umuzenguruko iyo ubirebye ufite ubuso busa ubururu. Reka turebere hamwe ibyapa bitegeka. Ibyapa bitegeka nabyo bigira ishusho y'uruziga ariyo ngasire, nabyo nta muzenguruko biba bifite, ubuso buba busa ubururu, ikigereranyo cy'umweru. Aho uzasanga icyo cyapa uzamenye ngo nimba umenye icyapa kimwe mu byapa tumaze kwiga, ibindi byose uzaba ubimenye muri ubwo bwoko. Nimba ari icyapa kimwe mu byapa biburira, byose urabimenye. Nimba ari icyapa kimwe mu byapa byo gutambuka mbere cyangwa se bitegeka biburira, byose urabimenye. Ni ukuvuga ngo ibyapa bitegeka birangwa n'ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, nta muzenguruko bigira, ikigereranyo cyangwa se ikirango cy'umweru. Reka turebe ibyapa biranga biyobora. Ibyapa biranga biyobora usanga bifite ishusho y'urukiramende. Ishusho y'urukiramende ni impande 4 zitangana. Izo mpande 4 zitangana, umuzenguruko ntawo biba bifite. Ibyo byapa birakurangira bikanakuyobora ahantu ugiye kwerekeza. Icyo gihe hagati haba harimo ikigereranyo cyangwa se ikirango gisa umweru. Birumvikana ibyapa
biburira n'ibibuza bifite amabara amwe, ndetse n'ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga biyobora bifite nabyo amabara amwe, ariko hari ibyapa bisangiye amashusho. Ibyapa bibuza n'ibyapa bitegeka bigira ishusho zimwe, ni ishusho z'ingasire cyangwa se ishusho z'uruziga. Hanyuma ibyapa byose byo ku nzira nyabagendwa bishyirwa ku nzira nyabagendwa, bishyirwa ku nzira nyabagendwa ku buryo bishingwa ku buryo umusozo w'icyapa udashobora kujya munsi ya metero 1 na santimetero 50, cyangwa ngo babe bakizamura kibe cyagira metero 2 na santimetero 10. Niko bishingwa ku nzira nyabagendwa. Noneho aho babishinga hafi y'umuhanda, iyo bishinze hafi y'umuhanda usanga ku buryo ikinyabiziga iyo kirimo kiragenda mu muhanda, kuva kuri icyo cyapa kugera kuri icyo kinyabiziga mu rubavu rwacyo haba harimo santimetero 120. Ibyo ni ibyapa byose iyo bishinzwe ku nzira nyabagendwa. Icyitonderwa, ibyapa byamamaza ntago bishingwa ku nzira nyabagendwa, nta n'ibihaba ikimenyimenyi ibyari bihari bagiye babikuraho kugira ngo bitarangaza abagenzi bagana mu nzira bagenda mu nzira nyabagendwa. Ibyapa byamamaza ntabwo bishingwa ku nzira nyabagendwa. Ibyapa byamamaza ntabwo bishyirwa ku nzira nyabagendwa. Wowe ukurikiye ukomeze uhanga ijisho kuri no somo. Hari ibyapa by'inyongera